Murakaza neza kuri YOUHEAL. No munsi muri kumwe na Tuyishimo Dre Prince ibisanzwe. Nkaba ndi umunyeshuri wimenyereza ubuganga muri University y'u Rwanda. Uno munsi nkaba ngira ngo tuganire ku kibazo mugenzi wacu yatubajije, avuga ati ubundi umuntu ananuka gute, natwika ibinure gute, mbese ibinure biba biri ku mubiri w'umuntu nabitwika gute ku buryo mbese mu buryo buri efficient cyangwa buri effective, ukaba wabasha nyine akaba ashaka kumenya uburyo bwakwihutisha iyo process nyine yo gutwika ibinure, cyangwa bimwe tujya twumva bavuga ati to burn fat. Ubundi rero tutanatinze mu bintu byinshi, kubera ko hari amavideo menshi dufite yerekana ibyo amasiporo iki byose turanabibagezaho. Ni ukuvuga ngo ubundi icyo tugomba kumenya ni icyo bita diet hamwe na siporo nyine uwo muntu aba ari gukora. Rero diet ni imirire y'uwo muntu. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu uri kugabanya ibiro cyangwa ushaka kugabanya ibiro mu mubiri we, ubundi yakagombye kugabanya icyo bita amacarbohydrates cyangwa ibitera imbaraga, mu biryo bitera imbaraga afite, akaba yabigabanya ahubwo akongera ibyubaka umubiri nka proteine ndetse n'ama-vegetables cyangwa imboga. Impamvu rero nuko n'ubundi ayo macarbohydrates nk'uko twabibabwiye mu mavideo yandi, amacarbohydrates niyo atuma umuntu yongera ibinure ku mubiri we. Mbese niba utayakeneye yagabanya. Birumvikana ntabwo ukeneye kurya kijumba n'umuceri n'iteke n'ikirayi n'ibindi byose by'amafufu, bino byose bitera imbaraga tuzi ngo birire icyarimwe ku isahani imwe. Ushobora gufata kimwe, ugafata kimwe gusa ukavuga ati no munsi ndarya ikijumba gusa, ubundi ibindi bikaba biri ari proteine hamwe n'imboga, ukaba ari byo byonyine witaho. Ubwo ni uburyo bumwe bwo gushaka uburyo ugabanya bwo kugabanya ibinure ku mubiri, kandi nta n'ikindi ukoze ukoresheje diet gusa. Noneho rero iyo ushaka kubyihutisha wongeraho n'amasiporo, siporo zigabanya ibinure ku mubiri, cyane cyane amasiporo twababwiye yitwa HIIT. Turabashyirira video hano mubashe kubibona. Ayo ma-HIIT akaba bisobanuye high intensive training workouts. Mbese bisobanuye yuko uri gukoresha energy nyinshi cyane mu gihe gitoya, ubundi ukagira n'igihe cyo kuruhuka, ukongera ugakoresha izindi energy gutyo mpaka iminota, wenda niba wihaye iminota 30 yo gukora cyangwa 20 ishize nyine, byose birangiye. Rero ibyo byose, izo siporo dufite video yayo, link turabashyira muri description below, munsi hano muri description kugira ngo mubashe kuyibona. Ubundi ibyo bintu byose uko ari bitatu, ibyo bintu bibiri nicyo umuntu agomba kwitaho: imirire ye, akagabanya ibyo adakeneye, kandi n'ibyo byose bishobora kongera ibinure mu mubiri w'umuntu. Si amakabs gusa, n'inzoga, ibintu by'inzoga ukaba wabigabanya, ni ibintu byo kurya ama fast food ukaba wabigabanya, ubundi ugakora agasiporo gatuje. Ntabwo ari ngombwa yuko ukora ibintu bikarishye cyane, na siporo yo kwirukanka gusa cyangwa kugenda, ibyo byose umubiri wifata nka siporo. Murakoze cyane rero. Icyo kibazo n'ubundi ngira ngo twari twagisubije mu mavideo menshi, ariko kubera ko abantu bakomeza kukitubaza, nagira ngo nyine tubivugeho. Ibyo bintu bibiri nicyo umuntu aba agomba kwitaho: imirire hamwe na siporo. Murakoze cyane. Muri kumwe na Tuyishimo Dre Prince. Ubundi subscribe dukomeze kubana. See you next time. Murakoze cyane.